tekereza udukoko duto dushobora kurwinga inshuro nyinshi mu masegonda make. Ni udukoko dushobora kubaka amazu y'impapuro adasanzwe. Ni udukoko dushobora kumenya mu maso ya bagenzi babo. Kandi utu dukoko dufite uruhare rukomeye mu kurinda imyaka n'ibidukikije byacu. Amavubi. Ku bantu benshi, amavubi ni ikimenyetso cy'ububabare n'ubwoba. Ariko nyuma y'ibyo byose, ivubi ni imwe mu nyamaswa zifite ubwenge n'ubuhanga n'imbaraga kurusha izindi ku isi y'udukoko duto. Ni abahigi, ni abubatsi, ni abarwanyi, ni abarinzi b'ibidukikije. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bw'amavubi. Tumenye inkomoko yayo, impamvu aryana cyangwa se arwingana, n'ibinyabutabire byihishe inyuma n'uburozi bwayo iyo ikurwinze. Uburyo yubaka amazu yayo ni ubuhanga bukomeye cyane n'akamaro kayo gakomeye ku isi. Murakaza neza kuri iyi nkuru mbarankuru yihariye ku mavubi. Murakaza neza mu isi y'abahigi b'indashyikirwa n'abasirikare b'ibidukikije. Nibyo koko rwose uko byumvise, amavubi ni abahigi b'indashyikirwa, ni abasirikare b'ibidukikije. Amavubi si udukoko tuvutse ejo, yabayeho ku isi mu myaka irenga miliyoni 150 ishize. Icyo gihe mu isi y'inyamaswa, dinezoro nizo zategekaga isi. Mu mashyamba manini ya kera, amavubi ya mbere yatangiye guhiga no kubaho. Mu gihe isi yahindukaga, amavubi nayo yarahindutse. Amwe yiga kubaka amazu, andi aba abahigi b'inzobere akirirwa azerera mu isi. Andi agatera amagi mu bindi bikoko. Uyu munsi hari amoko ibihumbi byinshi by'amavubi ku isi. Aboneka ku migabane yose uretse umugabane wa Antarctica. Uyu ngira ngo murawuzi ni ukubera ko ukonja cyane. Rero amavubi azirana n'ubukonje. Ibi byerekana ko amavubi ari mu dukoko twatsinze cyane mu mateka y'ubuzima. Amavubi abarizwa mu muryango wa Hymenoptera. Ni umuryango urimo inzuki n'ibimonyo. Amavubi akunze kubarizwa cyane mu muryango wa Vespidae. Vespidae ni udukoko dufite umubiri ugabanyijwemo ibice bitatu: umutwe, igituza n'inda. Amababa abiri yose hamwe akaba amababa 4, amaguru 6, urubori rushobora kuruma no gutera uburozi butandukanye. Rero Vespidae ni wo muryango wihariye cyane ugaragaramo amavubi. Amavubi agabanyije mu bwoko butatu bw'ingenzi. Ubwoko bwa mbere ni amavubi aba mu matsinda. Aya agira umwamikazi, abakozi n'abagabo. Mwanya wa kabiri hari amavubi aba yonyine cyangwa se solitaire. Buri vubi yikorera ibyo gikeneye byose. Hanyuma hakaza n'andi mavubi y'ubwoko bwa gatatu, parasitoid wasps. Aya atera amagi mu tundi dukoko. Ngira ngo ubwoko budasanzwe turaza kubugarukaho mu gice cyacu cy'ingenzi. Umubiri w'ivubi ugizwe n'ibice bitatu nk'uko twabivugaga. Hari umutwe, igituza n'inda. Ivubi kandi rikagira amaso akomeye, amababa 2 y'ingenzi, amaguru 6 n'urushinge rwo kurwinga. Ikimenyetso cyihariye ni ikiyunguyungu gito kiri hagati y'igituza n'inda. Iki nicyo gituma rihina vuba kandi rigatera neza. Amavubi ni abubatsi b'ubuhanga. Afata ibishishwa by'ibiti akabihina, akabivanga n'amacandwe, akabihinduramo ibintu bisa n'impapuro, hanyuma akabyubakisha amazu. Ayo mazu aba yoroheje, akomeye, arinda amagi n'ibyana by'amavubi. Ni nk'inzu zubatswe n'abanyabugeni bato cyane. Uzayabona ukuntu aba ateye amabengeza kuyareba. Amavubi agira ubuhanga mu guhiga. Ni abahigi bafite ubuhanga. Amavubi makuru akunda nectar n'isukari, ariko ibyana byayo bisaba proteine nyinshi cyane. Niyo mpamvu amavubi ahiga katapira, ingonokera, amasazi n'ibitagangurirwa n'udukoko dutandukanye. Yarangiza kubera ko ibyana byayo bikenera proteine nyinshi cyane, akayica cyangwa akayatsemba, akayajanjagura maze akayagaburira ibyana byayo. Bityo amavubi agabanya udukoko twangiza imyaka. Ubuzima bw'ivubi bunyura mu byiciro 4. Harimo igi, larva, pupa n'ivubi rikuze. Amavubi aratera, yarangiza hakazavamo ibyana bito. Ibyana bito bikanyura mu gice bita pupa aho bikura. Hanyuma bikabyara ivubi rizima nk'uko mubireba. Mu muryango, umwamikazi niwe wenyine utera amagi. Mu mpeshyi koloni irakura cyangwa se ubwami burakura.
kubera ko haba hariho ubushyuhe. Nk'uko twabibabwiye hejuru, muribuka neza ko Amavubi atinya ubukonje cyane, rimwe na rimwe imvura zirayica zikarura ibyari. Niyo mpamvu kenshi mu mpeshyi Amavubi ari hakura cyane. Abamikazi bashya nibo bororoka bakazatanga indi miryango. Amavubi ntabwo aryana kubera uburakari gusa, aryana kubera kwirwanaho, kurinda icyari, kurinda amagi no guhiga. Iyo ivubi rimwe ritewe risohora imisemburo ihamagara andi mavubi. Niyo mpamvu ushobora guterwa n'ivubi rimwe andi menshi akazira icyarimwe. Biba byatewe n'umusemburo arekuwe na rya rindi rya mbere ryumvise umwanzi. Urubori rw'ivubi ruba rumeze nk'urushinge rushinze, ntirugira utwinyo dufatira mu ruhu rw'uruyuki, bityo bituma rishobora kurwinka inshuro nyinshi ritarapfa. Itandukaniro rikomeye ugereranyije n'uruyuki. Reka turebe hamwe ibinyabutabire biri mu burozi buterwa iyo ivubi rikurwinze cyangwa rigushinze urubori cyangwa se ka kantu gashongoye rigushingamo. Uburozi bw'amavubi bugizwe n'ibinyabutabire bikomeye. Hari histamine, serotonine, acetylcholine, phosphoripase, hyaluronidase, mastopalana ndetse na kinini. Ibi byose bitera ububabare, kubyimba, gutukura k'uruhu n'izindi alerji zikomeye. Ku bantu bamwe na bamwe bishobora guteza anaphylaxis, ikibazo gishobora guhitana ubuzima bw'umuntu, aho umuntu abyimbagana cyane mu maso no ku izosi, hanyuma bikamunanira guhumeka, rero bikarangira bitwaye ubuzima bw'umuntu. Nk'uko twabibasezeranyije, hari ubwoko bw'amavubi atera amagi mu mubiri w'ibindi bikoko. Urugero nk'ingonokera, ivubi rizaza riyipfumure riyiteremo amagi mo imbere, ibyana bikuremo mo imbere, hanyuma ayo magi iyo aturitse, ibyana bitangira kurya umubiri wayo biturutse imbere. Ni kimwe mu myitwarire itangaje kandi iteye ubwoba muri kamere y'ibinyabuzima, aho uzasanga ingonokera iri aho igasigara ari igishushushungwe. Reka turebere hamwe akamaro k'amavubi ku bidukikije. Nubwo abantu benshi bayatinya, amavubi ni ingenzi cyane. Afasha kurwanya udukoko twangiza imyaka, kugabanya ikoreshwa ry'imiti yica udukoko, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no guhinduranya indabo mu moko amwe. Iyo amavubi atabaho, imyaka myinshi yari kwangizwa n'udukoko. Itandukaniro rikomeye hagati y'inzuki n'amavubi. Inzuki zifite ubwoya bwinshi, zitanga ubuki, akenshi zitwinga rimwe gusa ubundi zigahita zipfa. Mu gihe amavubi afite umubiri woroshye kandi akaba abahigi bakomeye, arwinga inshuro nyinshi. Byombi ni ingenzi mu bidukikije, yaba ari amavubi yaba ari inzuki. Reka turebe icyo wakora igihe ivubi rikurwinze cyangwa rikuriye. Niba ivubi rikuriye, karaba aho ryariye, shyiraho ikintu gikonje, fata antihistamine niba bikenewe, jya kwa muganga niba guhumeka bigoranye. Ibintu bitangaje ku mavubi, amavubi ashobora kumenya mu maso ha bagenzi babo, agatandukanya ivubi n'irindi. Amavubi kandi ashobora kwibuka aho icyari cyaro kiri. Amavubi aguruka ku muvuduko w'ibirometero 11 ku isaha. Amavubi kandi afite amoko menshi cyane ku isi. Amavubi si udukoko tw'amahane gusa, ni abahigi b'indashyikirwa, ni abubatsi mu buhanga, ni abarwanyi bafite uburozi bukomeye, kandi ni abarinda isi yacu n'ibidukikije. Nubwo abantu benshi bayatinya, amavubi ni amwe mu bakozi b'ingenzi cyane ku bidukikije. Kuyatinya birashoboka, ariko kuyasobanukirwa no kuyubaha ni byo by'ingenzi cyane. Rimwe na rimwe ibyo dutinya nibyo birinda ubuzima bwacu. Niba wakunze iyi documentary cyangwa iki cyegeranyo, kanda like, subscribe ndetse ukande n'ako kantu kameze inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na documentary zacu zidasanzwe ku nyamaswa n'ibidukikije. Andika muri comment icyagutangaje kuri iki cyegeranyo ku mavubi. Gendikami, King of Kinemaster. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye.
waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se